ndabasuhuje aho muri hose hirya no hino ku isi, abakoze comment n'abatarazikoze, abankunze n'ababonye mbabangamiyemo gakeya. Mutabazi nuko ateye nuko natinda hano buriya ntinzanga nababangamira biruseho ariko nanone twabanye neza cyangwa se tubanye neza na audience yawo wenda basanga tubanye neza, niwe wabimenyera wowe ugera mu gikari sinjya ngerayo, amwe mu madefo ngira sinjya nsoma comment kubera ko izo mubavu nushaka ujye zisoma bamwana nta nicyo zitwaye, tubonye n'umukozi w'Imana nyakuri, hari abavuga bati ni wowe usigaye, abagabo nabo turababona, sinemera ko ari njye usigaye njyenyine, kuko nanone twatuyegwa muri wa mutego w'abantu batajya bemera abandi, ahubwo ubwo nibwo buryo bwanjye nemeranya nabwo bwo gukora ibintu. Ikindi abantu nibajya babona nsa n'uvuga ku bintu by'imiyoborere na za politike, ni Imana yambwiye kubikora gutyo. Ubwo rero abandi nimba birirwa bakora ibitangaza bahanura, nabo ubwo niko Imana yababwiye kubikora. Ntago rero navuga ngo kuko ibyanjye mwabyemeye reka ibyabari tubisenye, oya, ahubwo icyo gihe Imana yarambwiye ntago ari umuntu yatumye, nari mu nzozi kubemera ko inzozi Imana ishobora kuzivugiramo, irambwira ngo urashaka kuzankorera muri 4e dimension nkuko ndivuze. Ndayibaza 4e dimension ni bimeze gute, irambwira ugomba kugira influence economique politique mu bihugu bitari kimwe. Ngo rero nimba wenda nundeba gutya akagira ngo ari ubuyobozi ndwanira hano, oya, ndashaka ahubwo kugira influence mu bihugu kimwe 2 3, ngize nka influence mu bihugu 20 bya Afrika, mbasha kugira icyo mbafasha mu buryo bwo kubagira inama ndetse no kubafasha guhindura ibintu. Byandutira ko wangira minister mu Rwanda cyangwa se na president, dore ko ari umwanya abantu bose bavuga bati ubugiyemo ababaye umuntu udasanzwe cyangwa se wahindura ibintu. Rero buri wese rero afite ikimana imuremera gukora muri ubu buzima, nanjye ubwo yandemeye gufasha abayobozi kuyobora neza. Ubwo rero navuga ngo Mutabazi ni political and economical strategy analyst cyangwa se advisor. Mu by'ukuri rero ntago ari njye ubikora neza njyenyine, ahubwo ni njye wabitoranyirijwe njyenyine, wenda babona wenda izatoranya n'abandi kuri uwo murongo, ariko ntago njya nicara ngo numve ko ndi gitangaza, kuko nabwo ubaye umuyobozi mubi buriya iteka nubona umuntu ashaka kwereka ko arenze ku bandi, biba binagaragaje yuko ari umuyobozi mubi. Hari ukuntu ujya ubibona ukabona umuntu muri discours ye abantu bose yahinduye ibyatsi mu bintu ari kuvuga, arashaka kugaragaza ko ari ukaze. Niyo waba waragiye Harvard ukaza ugasanga abantu baragiye naini, respect. Ikindi umva igitekerezo cy'umuntu, you judge the idea, usuzuguye wenda uburyo igitekerezo giciriritse, ariko ntujye mu byo bango nge nize menshi, kuko iyi si yamaze kugaragaza yuko nta paridigira. Abantu bakoze ibintu bikomeye, abadokiteri barimo ni bake. Bill Gates ntigeze arangiza ishuri, benshi n'uyu Mark Zuckerberg nawe ntiyarangije ishuri. So bite tugaragariza ngo ntago tuba mu isi yo gusuzugura umuntu biturutsikanye nuko wenda we wiza heza kiga habi, ahubwo umuntu ukoze ikintu kikagaragara. Hari ibintu twaya dusesengura Ikinyarwanda ngo uyu muntu ni munini aragaragara turamubona. Hari abantu bavuga ndi umuyobozi mwiza, sawa bubishyize ku ruhande, ngiye nkabaza abantu mu Rwangamazimwe babivuga bati turabibona, naho ibyo kubigira ntago ari byo. Ugiye ubwira umuntu uti wihangane ibintu ugiye kumbwira ndahindurirwa impindure n'intuza, ndabizi ko izo interview abantu baba bashaka ko dukora, rwose ari ubwo duhura nazo, ukajya guha umuntu interview baravuga ati nabivuga ariko urahisha isura nahindurijwe, n'ijwi ubihindure. Uwo muntu ibintu abagiye kuvuga hari ubwo ntago ari urwikekwe, ahubwo aba yumva ari ukuri cyane, ahubwo akavuga ati ndabizi uburyo byafatwa n'ingaruka byangiraho. Ubu muntu ikibazo afite ni kimwe gusa, niba ari umuyobozi afite ikibazo cy'uko atinya ingaruka zazanwa n'ibyo akora, kandi umuyobozi mwiza ntago atinya gupfa, kuko ubundi ubuyobozi bushingira ku kintu bita urukundo. Ubundi minus love there is no leadership. Havuyemo urukundo nta buyobozi buhari. Niyo mpamvu hari igihugu ushobora kugeramo ugashakamo umuyobozi ukabura n'umuti, cyangwa se ukabonamo nka batatu, nabo kandi ugasanga nta nubwo bari muri ya myanya yo hejuru. Ushobora gusanga abantu bakunda inda zabo n'abana babo, ibindi ntumubaze. Hari abantu n'igihugu yagishyira ku isoko abonye hagiteza cyamunara
akagiteza akabati ndakigurishije nitwa njyewe bakamwishyura rwose. Hari abantu umuhaye inkingo za covid zose cyangwa se treatment za covid zose zihari, abantu bari nabi no kuri za bombo ukazimuka ngo uti rero zifata, akabona afite inzira yatuma ayageza muri banki y'Ubusuwisi. Buriya banki y'Ubusuwisi nayo ifasha abantu kwiba, ni nko muri Panama. Abantu muri Panama iyo uguze indege ukayigura muri Panama, umuntu ntabwo ngo yaguze indege ariko yayiguze muri Panama, uzamenye kari umuryi w'imisoro. Hari ukuntu babigenza bakabigobyora muri Panama. None ugasanga na leta ibiri inyuma irashaka ko abantu bashaka guhisha amafaranga b'ibihugu byabo bayamanura muri Panama. So ugasanga rero hari ukuntu bemeze, uwo muntu ukabona yayajyana, ntiyitaye kuvuga ngo ninyajyana harapfa abantu 10,000 mu ijoro rimwe. We aravuga ati nimba miliyari 30 nge nazijyana muvandi ndazijyana. Uyu muntu nta muyobozi umurimo, kuko ubuyobozi bushingiye tukita ultimate quality of leadership. The ultimate quality of leadership it's love. Udafite urukundo, niyo mpamvu Yesu yabaje Petero ngo urusha abandi kunkunda, kandi yari yamaze kumugora yari amwihakanye, arunga ati ndusha abandi kugukunda. Arongera amusubiza ati urusha abandi kunkunda, ati ndusha abandi kugukunda. Ati rero ufite akadefo kamwe gusa, cyajya kumugoroba watinya urupfu mbona urirutse, ariko ubundi kuva urusha abandi kunkunda ragira intama zanjye. Bivuze ngo umuntu ashaka ufite tekinike nyinshi na technology wazadutekinika n'undi adutwarira inote. Nujya gushaka umuyobozi wo kutuyobora dushakire udukunda kurenza abandi. Ikibazo nuko rero urukundo buriya ntago barubarira mu magambo, nta nubwo barubarira muri discours, ni mu bikorwa. Ubwo rero urukundo rutarimo kwitanga, rutarimo kumva ko wapfira ukunda, Yesu yararukemanza aravuga ati ubundi urukundo rujye rwemero, rujye rwubahwa, rwemero ko ari urw'ukuri, nirugera ku rwego wapfira mugenzi wawe. Aravuga ati hari umuntu wagira urukundo ruruta upfira mugenzi we. Uyu munsi ndagira ngo ngusangize inyandiko nanditse mu gitabo ndi kwandika. Ariko ngiye guheraho kubaza nkubwira niko Imana yaguhaye iryo yerekwa ikakubwira ati itegure, nkubwira itegure n'ingirira inama abantu banje arimo abo bayobozi n'abandi bose batandukanye. Uri gukora iki kugira ngo umugambi w'Imana usohore? Nicyo nari ni kuvugira hano ku mubavu byaba ari byo bihindura abo bantu cyangwa hari ibindi bikorwa ukora kugira ngo ikintu cya mbere buriya hari n'umuntu wambajije ati ko wavuze ko ngo nk'umuyobozi ntanze itegeko uyoborahe, nta nubwo nyobora amasibo tajyana n'umuntu ujyanga nshire ikibazo cye cyakemuka. Njyewe nasobanukiwe yuko it's the power of the people and I'm the people. So nubango rero nje mfite power rero kuko nibiye byitwa power of the people kugeza igihe bazabihindura bakabyita power of the government for the government by the government. Cyo genza avuga ngo ntago ndi umuyobozi, ariko mu gihe cyose byita power of the people, I'm the people, ndi umuyobozi. Ikindi nge nemeza ko umuyobozi ari umuntu wese ukunda abantu kandi akaba afite iyerekwa cyangwa se vision, ndetse afite igitekerezo cy'ukuntu yakemura ikibazo bafite. Uwo wese aba ari umuyobozi. Ikindi nshobora kuba mu bagabo nka batatu bashobora kuba bafite umubare munini w'abantu, none ampurisi urubyiruko babita role model. Uriya ntago ari ibintu bigirwa na benshi. Nge kandi nge nagiriwe ubwo buntu nkibura n'ibirayi byo kurya. Nkaba mfite abantu 1000 bisize irangi bagati uri role model wanje. Ku buryo umuntu amvuga nabi kuri muri comment kandi wenda kanamvuga nabi afite rezo. Wenda nk'urugero navuze ikintu undi akavuga ati ikintu sinkemera, noneho wa muntu akamuhagurukira muri comment bakamarana nibereye aho ku ruhande. Ntawe mpemba, nta n'uwo turahura. Ariko nyine yanyandikira yampamagara akavuga you are my role model. So rero nimba abantu 1000, 3000, 1010 bakubwiye ko ubwo hari n'ababicecetse batabikubwiye cyane. Hari n'uherutse kuvuga ngo ndashaka ngo hari uruganda nubatse cyasi ikigo yubatse ngo nejya kugifungura ngazampamagara nshakagoze. None se ubwo niye ntari umuyobozi muvandi we nimba ariko none se urumva ntari umuyobozi. Niyo mpamvu jewe ntago narwanira imyanya y'ubuyobozi ko already mfite power. Isifyo none igisigaye no kwikoresha neza kuko icyo kintu nacyo ndacyubaha. Kuko nimba abantu bari inyuma y'ibitekerezo byawe ufite inshingano ikomeye yo kudatuma batekereza nabi. Rero nkavuga ngo ano cyo kintu nshimira uwitwa Robert Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine. Nubwo nta mutora nka president nge ndi macuwa ntago ngutora kubera ko uri muri umuna wanje turi mu bwoko bumwe idea zawe nzemera ndeba ko nafite ubushobozi bwose bwuzuye.
ni nkuko twaturi inshuti gutya ngo nshaka gukanika actress yanjye ibyo ubushuti bwanjye nawe bigomba kurangiraho nshaka gukanika actress so ndareba ubifitemo ubumenyi icyo kintu cyananiye abantu benshi ariko nari nangiye mvuga ngo hari igihe usanga dushatse umuyobozi muzima twamubura kandi abantu bose bafite utudarapo hano ku makote hari abantu bazi ko ntambaye ikote muno ikote ntago ringira umuyobozi biturukana n'umutima attitude ibitekerezo byawe intumbero yawe ndetse n'uburyo ufite abantu ku mutima wawe rero hari igitabo ndi gushaka kwandika nakunze kwandika abantu bakamwe kucyandika mu cyongereza ibitabo byo kuri ku buyobozi byo nanditse byinshi wenda n'uwavuga ngo kutabitubwira ngo tubigure nuko iyo uvuze cyane ibintu ushaka kugurisha abantu bagira ngo waje kwamamaza no gucuruza kandi ikindi buri umuyobozi mwiza ntago ashaka abamuyoboka aba followers umuntu ubona ameze nk'ushaka abayoboke cyane uzamenye ko atari umuyobozi mwiza akora ibikorwa bigakurura bikazana abantu bakizana Mose yaraje aravuga ati jewe buriya mfite intwaro mutazi yatuma Farawo barekura bati ye atakaturekura ati ahubwo watinze ntabwo yigeze yamuzana n'ubwo yigeze kuyikoresha ajya mu matora kubera ko yabagaragarije ko ikibazo bafite yagikemura so mu byukuri rero kubivuga ni ikintu kimwe kubikora ni ikindi rero wavuga uti icyo kintu Imana yampaye gukora mfite ngamba kizo kugikora ibintu byanjye byose mutabaza hanini bica mu bitabo niyo mpamvu nzakomeza nandika ibitabo nandika bwa mbere ku buyobozi ndabyibuka nanditse igitabo cyitwa True Leadership Master Key naho navuze icyo kintu cyitwa urukundo ari naho naboneye ko abayobozi benshi ba Afrika ubacishe muri ako kayunguruzo k'urukundo ntago ari abayobozi ubashakira ndi mazina ariko si abayobozi ce sont des oppresseurs ngenda nashyizemo inzego enye ndavuga uyu nguyu ugira gutya ntago ari umuyobozi it is an oppressor c'est un oppresseur n'umuntu uhonyora ukandamiza abayoboye ndazamuka ndavuga ngo ugira gutya nawe namwita poor leader oppresseur akora ibintu ku nyungu z'indaye n'abana be atitaye ku nyungu z'abanyagihugu nubwo yabibeshya bindi ariko iyo urebye realite y'ibintu cyangwa se mukaganira mu rwanga amazi mu mwaka wo kamera usanga ikimuraje ishinga nindaye ubwo abo twasangamo abantu bafata abamotari bitwa ngo nabo muri societe z'abamotari usanga ari abaprofeseri atari abayobozi ku muyobozi ntabwo bigombera ubanza ujye hariya hejuru banza umuyobozi no mu rugo iwawe banza umuyobozi no mu kiganiro uri muganira wirakarira abayobozi bayora nabi nawe ubwawe uri mu kiganiro uvuga nk'umuyobozi mubi so mu byukuri rero umuyobozi uwo ntabwo ari umuyobozi si n'intwari uwo ni ikigwari kuko iyo hatarimo urukundo rw'abantu ntibinakwinjiza mu bayobozi icyo gihe waje urusahurira mu nduru uri umuntu wishakira uruwo nyine deja uwo nawe kigarasha reka mpite mwita ikigarasha ubundi uwo ni ikigarasha none ngiye gufata abandi bayobozi batatu mpere ku witwa poor leader ubwo ni kugenda mva kuciriritse nzamuka hejuru uwo nise poor leader ni umuyobozi iteka ibintu bikoreka neza ari uko ahari aranababwira akababwira ngo umva sha usanga afite imodoka afite abana b'abahungu kandi wenda iyo modoka ari kwasteri ariyo yinjiza ibirayi agasaza akarinda imvi z'uburuyenzi akitwara nta mwana we n'umwe uzi gutwara imodoka nukibaza none se ko ari utunze umuryango kuki umuhungu wawe imfuruta yimwigisha nawe akaza rimwe na rimwe wajye unaruha utazanangwa mu muhanda nawe akayitwara ngo ya ntago reka ngwe urugero tujye mu rugo umugore ubwira umukozi ngo shyiraho amakara 3 ngo kuraho iryo ngiryo ngo ya ngo shyiraho ayo mata ngo kuraho ikara rimwe ngo burizimije ngo shyiraho ngo byabishyimo ngo byendaga kugaga uwo ni umuyobozi mubi poor leader iyo umusanze muri restaurant erega aragiye twanga abayobozi twe dutekereza abantu bambara udusara utunuza hano n'abambara udusara hano oya umuyobozi it's everyone buri muntu wese Imana yaremye n'umuyobozi kandi Imana buri wese yamuremeye kuyobora ahubwo ikibazo ubuyobozi tubwumva nabi umva definition ya mutabazi nakoze yitwa y'umuyobozi navuze ngo a leader it is a slave among slaves obsessed with an idea of freedom courageous enough to fight for it and powerful enough to make it happen a slave among slaves
Mose yari umucakara nk'abandi cyase nawe yari mu kibazo abandi barimo. Umuyobozi wari umuntu uri mu kibazo nkuko n'abandi bakirimo. Ariko we akaba afite obsession cyangwa se afite mishyaka riri muri we rigenda kuzamuturitsa ryo kugira ngo yishyire yizane. Uwo muntu akaba afite courage ihagije, afite umutima ukomeye bihagije wo kugira ngo abirwanirire. Mose akocora umunyegiputa aramwica, yibuka ko yamwishe, yamaze kumwica ndabigenzanira ahita yiruka. Ariko kubikora byari yabikoze. Ikindi yakundaga ubwoko bwe wabo kuko yari afite ubushobozi bwo kwigumira iyo yarari, kuko Mutabazi afite ubushobozi bwo gukomeza nkirira y'ibitabo ibingana byihorera binanteza abantu. Ariko you love people ku buryo utagomba kwigumira muri comfort zone yawe ngo kugira ngo kundu saving pour sauver ta peau, kugira ngo wowe utagira ikibazo uhura nacyo. Ikindi, he was powerful enough to make it happen. Imana kiriya gihe akubitaga umunyegiputa ntabwo yari akabaye umuyobozi, kugeza ahindukiye avuye Mediyani aho Imana yamuhaye ibitangaza, yamubwira ngo ibi bitangaza birahagije kugira ngo Farawo abarekure. Rero iyo udafite power, niyo mpamvu Mutabazi byose ndabyujuje kandi na power nyibitseho. None se nyine umuntu wese ubihakana azagende ajye kuri televiziyo zose yimonogoze, ashaka abantu 1000 bamwita role model, namara kubona azagaruke duhigana. So mumbe kuri I have power. Iyo power mfite bayita influence. Uko buri power narakubwiye ngo ari power ebyiri. Ari power ifitwe n'abaroma ni igisirikare, ni imbaraga, usinya, ufite ikashe na kasho. Urabona n'umuntu ufite kashe na kasho? Ko teteza sha. Nati ndarujugunya sha. Nuko ariko noneho twe tugira power yari ifitwe n'abayuda. Bita influence. Ari no Yesu yaje akoreramo. Yesu yabishaka yabwiye Pilato aramubwira, yamubwira ngo ariko ubundi wowe uri umwami. Ndaramubwira ngo wowe iyo ntashaka kumfata mba nabwiye abagishwa banjye bakarwana. Ndaramubwira ati bakarwana, atubwuzi ko nge nkorera Kaisari, nakubwira Kaisari akazana battalion sha. Yesu aramubwira ati nta makuru ufite, ati nanjye nari guhita mpamagara data agahita yohereza legion 6. Abasikorazi muri theology bagaragaza ko ari ingabo z'abamarayika miliyoni zigera muri 6. Legion 12. Nuwango miliyoni 16 z'abamarayika bambaye inkota na Amerika n'u Burusiya ntago babahagarara imbere. Uko Imana mu season rya kera yajyaga imanuka ikarwana n'abasirikare bo mwisi. Kupita abasirikare ba Senakeribu gakobeta. Mu byukuri rero nuwango yaramubwiye ngo njewe ndi umwami, ariko ntago nshaka gufata ubwami mu buryo buri physical. Yesu rero yakunze gukoresha iki nubwo byose yarabishoboye, yakoresheje side y'abayuda yitwa influence. Nuwango yakoraga ibitangaza abantu bakamukurikira, akababwira amagambo y'ubwenge abantu bakamukurikira. C'est de l'influence. Noneho